Hi guys, hello friends and family, mumezemte. Hello mbinguni. Nizere ko meze neza, nanjye meze neza, ndashimana, ndi mu byishimo, mana yanjye. Ndi mu byishimo natewe no gucumbikira umukozi w'Imana kuva kuri The Beauty TV show. Nguhaye ikaze mama. Asante sana. Umeze ute bebe? Meze neza ndashima Imana, ndishimye, meze nk'agashokora, ndaryoshe. Sizi ukuntu meze ndahumura. Turahumura kamaye wendi kukumva. Yewe niyo parfum baho ya mbere nkunda. Kararyoha cyane. Ndagakunda pe. Ubwo nyine niba muzi n'izindi zirushizo mwihangane. Ariko kamayiwe na kaguci hari ukuntu bijya binkurura bikanjyana mu mwuka wo kuvuga rugo. Nibaze ko njya kuyigura ku nshuro ya kabiri. Nashatse guhindura. Oya ndakubuje. Kandi hari ama parfum meza pe. Kubuje guhindura mu izina ryanjye. Ariko umutima uranga ndavuga ngo my way. Oh my way. My way. Uzi ikintu kiryoha kurusha ibindi iyo ugiye ahantu ugahura n'umuntu kaza ahita akubwira ngo wisize kamayiwe. Ese numva nsaze. Irahaba. Twe twisiga iziva hanze ndakubuje. Izaha pirate. Ndakubuje. Noneho rero tuzituma hanze wanjyana mu best. Yarambwiye atarine turahendwa weza mayiwe nazibonye no mu Rwanda. Nturakagira inkuru. Bisaba ndataha 10 tugende. My way banzaniye. Oya ntumbwiye ko bashizemo juice yapo. Umva ni nko kwipuriza iki se akabanga. Ndamubujije. Ukeneye parfum ujye utuma hanze. Ni kare kava mu Faransa kava. Amavuta yanjye niho yabonye. Nabonye. From where? Ni from France. Mujye mutuma ibintu hanze. Kamubwira y'amakuru. Ndashaka ko tuvuga ku ba diaspora. Uvuge ibintu byiza wakundiye aba diaspora, uvuge n'ibyo wabungukiyeho. Nanjye ndakubwira ati njewe kuva menyanye n'aba diaspora nuku. Umwanya ni gwawe. Aba diaspora nibo bantu b'ingenzi muri ubu buzima kuva navuka nava mu nda ya Gatarena. Bangiriye umumaro wa uni ntazigera nibagirwa kugeza mpfuye. Abo ni aba diaspora. Aba diaspora nizo nshuti nagize z'umumaro kuva nabaho. Aba diaspora nibo bantu kuva namenya ubwenge nava mu kidaho bampaye amafaranga afatika. Abo ni aba diaspora. Mu ba diaspora niho hantu nakuye ubuvandimwe. Umukobwa navutse n'agakobwa kamwe mpakura undi mukobwa tuvukana mu maraso. Aho ni mu ba diaspora. Mu ba diaspora nibo bandeba nkahembwa ku kwezi amafaranga afatika. Aba diaspora nibo ngira ikibazo nkitabaza mbere y'abandi. Abo ni aba diaspora. Mvuga iki ndeka iki. Continue. Ko bindenze. Wajya mu ndege harakanuse diaspora. Nibo bantu ba kabiri nangiye kubashekerera. Banyicaje mu ndege. Hala mbinguni. Mana we. Kuko nuwo mu diaspora. Nubwo ari umuvandimwe ariko ni mu diaspora. Kiravuba. Aba diaspora. Nibo bantu bashize muri maison de passage. Yego hari utwaseraga. Bwa mbere ni cumbika muri maison de passage. Diaspora. Aba diaspora nibo bantu narwaje umwana bakamvuriza umwana byoroshe. Abo naba diaspora. Aba diaspora nibo bantu bamaye gift zirenze muri ubu buzima. Zitari siri rekana ni siri from siri rekana n'ubushera. Abo naba diaspora. Ba diaspora nshuti z'Imana murakajya mu ijuru mudapfuye. Nshuti z'Imana natwe. Nshuti z'Imana natwe. Nshuti zanye n'inshuti z'Imana. Muragahaha muronke, murakabyara abahungu n'abakobwa. Murakajya mu ijuru. Mwakira ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Turabahanuriye. Muzarame imyaka yose. Yego. Cyo kirande. Mwabantu b'Imana mwe tutabafite ntitwarya. Tutabafite ntitwahumura. Hoya wenda twanarya cyangwa twarahumura twarya umutsima n'ibishimbo. Twarya nabi tutabafite.
tutabafite mwa bantu b'Imana mwe suko bimeze ko ali ingenzi ko murabyumva mwa bantu bacu icyo kwera kurundi kuba definisa ngiyewe mwambereye urundi abantu mwese butura muri mu bihugu bitandukanye byo muri diaspora kubona mufata umwanya wanyu gusa mukawocinga icyo gusa conyine wowe utanohereza ndivuge ngo sindagwa n'igiceri oya nukuri kutureba byonyine nawe agaciro karenze kuba byonyine wocinga kuko utaturebye ntiduhembwa utaturebye ntitworye turebwe n'abanyarwanda gusa ntitworye tutaraza kuri iyi mihanda suku twasaga ariko mureba aho twahembwa $100 100 mu mezi 3 tumenye ubwenge tumenye ko abandi baza bisiga tumenye ko abandi baza bambara tumenye ko baza bahumura tumenye ko baza basiga gatatu kagasa neza tuwaje wagakubita ukabonye nkinzeho nanjye ntashe kameze neza muri aka gatatu katambere nuko tumenye ko kugenda mu ndege bishoboka tumenye ko traveling bibaho tumenye ko kurya nyamacoma buri weekend bishoboka kubera ko wafunguye ukatureba none hakaru kuduhamagara ngo hi Aline nitwa Aline nguhamagaye nturutse muri Arizona umeze Miss Nyabicece meze neza Aline wa Faustin ndagukunda Imana igumugisha utumara stress Miss Nyabicece we noneho mwembi mana yanjye mwembi muri na Aline mwabantu b'Imana mwe tutabafite ngewe iyo nyandikiye ngo hayi nkabona ni plus 1 plus 4 plus 6 ntabwo niko kwandikira ngo hayi reka byamwaga ngo ati hello Marayika ni Marayika Imana itumye wakoze ku nkunda ujye undeba iyo wakoze kuri warakoze uzahora undeba Aline nanje karamvugira yeme namuhostinze karamvugira uko niko bimera twese Yesu ngo abantu muri hanze mutuwatchinge muturebe kuko ni mwebwe bagaciro cyane nubwo nabandi bose batureba bana mu Rwanda nabo turabakunda no mu bindi bihugu ariko cyane cyane mwebwe muturebye hari andi magrade batwongera hano so ikintu sasa so si ukanza akanyenyeri none ukavuga ngo nkeneye kukublessinga kuko nawe ujye umblessinga mitambira ibyuya muntu wabonye igara abananje bafite naga gift wow gift umuntu aramamagara umuhungu wanje yumva umuhungu wanje yansaranye muri background ushaka iki nshaka igare ribigare mu gitondo ifaranga zarashitse nja kugura igare yeme ukukurambya ngo dia baba we waruvuye kubyiza wababonyeho niki wabigiyeho ngewe kintu nabigiyeho umutima wo gufasha gufasha kintu ngiye nakibigiye kandi cyane ndavuga ngo mana nungirira neza muri ubu buzima nanjye nzagira neza yego nabike mfite ubu mbasha kugira ngo ubisangira ndi mu bitaro bamaze kudusezerera mbona umwana wanjye yahindutse nyine shanjema zose zabaye nari mfite amafaranga kuri telefone nari mfite amafaranga atari make noneho umutima urambwira ngo shaka abantu nk'abane hano mu bitaro ugenda ubishurira ibitaro ariko ngo njye kubishurira mbona bose bakoresha amamituweli udufaranga tutageze n'igihumbi cy'amanyarwanda ndavuga ati wapi ibi ntabyo nahise mfata urese nkajya mu 10 kandi abaturage ba hano kumuha 10,000 wamuhaye se 2 arasara ni nko kugwa miliyoni wowe nyine ni nkatwe bagaye $50 uziko ejo njya kuva mu rugo umwe yarampamagaye kuri telefone ngo mama ganza igosha yarahurikiye akandasaba nimero nejo yarampamagaye ngo umeze neza ngo ndacyagushimira ngo ibintu wankore natekereza ko ari inoti 10,000 namuhaye nkavuga ati man ibaziyo nza kugira yo mpano nk'iyo natwe badahe $50 cyangwa ijana reba ibyishimo ugira cyangwa $100 nanjye navuze ngo muri ubuzima Imana ni blessinga neza bifatika nanjye nzagira neza nkuko bajya batugirira neza cyane n'ukuri pe nabigiyeho ikintu gikomeye kubera ko muri ubu buzima njye ntekereza uyonza kuba ntabafite bano bantu wenda ubu buzima bwari kuba bumeze gute nyine ko buba bukitumere nka kwa kundi nyiri mu bushera Imana dukwe mwivunzi ry'amahwa uyu muryango ungana gutya Imana yatuvunduruye utakuza
nta n'ubwo kuzi ntabwo muvugana si umuvandimwe si mwere wanyu ngo ndagukunda ngo reka nguhere amadolari 800 harya mbwiye ukuntu ngo bagwa amadolari 800 umuvandimwe wawe mwose ibere rimwe tiyo kurengereza desi iyo guhaye 100 arakubarira ibi birura bigira gutya ntuzongeye kumamagara utarajya kuri sitariki bigira gutya arasigara 2 ubimere runaka njye abanza kumbwira ngo uhere runaka yo ndakubwira ati utanga hanga muri contradiction ayasigaye nayawe kandi lekenze ku rugero z'ukundi kwezi zitaragera ntukampamagaye uwo ni mwene nyoko mwonse ariko ba marayika murinzi ba ambasaderi b'Imana hano mwisi baririya mu bihugu byo hanze ukabahamagara ukababaza uko bameze bakubaza uko umeze wavuga ukamubona akanyenyeri ariko mana yanjye ese ko tubavuge gute icambere wabigiyeho ngo gufasha ica kabiri nabigiyeho gukora kuko barakora n'abakozi nuvuga ngo ibyo batanga baba babiruye baba babikoreye nabigiyeho gukora pe ngewe rero mwa bantu b'Imana mwe iyo umuntu yahostinze ntabwo uzubasha kuvuga nyine biba bisaba ngo umutumirwe umwanya ariko kuri iki ngiki mu mbabarire yemeka nkubwize kuri ali ngewe aba diaspora bataramenya YouTube yanjye yajya gihembwa nka nyuma y'amezi 3 nirarire oyaye amezi 2 wagize Imana amezi 2 ugahembwa nabwo ugahembwa iki ugahembwa iki utujana na 50 utudesa ariko mwa bantu b'Imana mwe aho Imana yabazaniye mwisi mvuga niyi mpamo 250 cyane mugatangira kutureba ibintu zarahindutse hano iwacu tumeze nka kwa kundi marayika yageze mu rugo mu kidendezi amazi arihindukiza uguyemo mbere arakira akurya Yesu yageze mu ko gahindura amazi divayi neza niko mumeze mwashitse mu buzima bwacu ibintu byose birahinduka murenga kutureba muraduhamagara mutubera inshuti mutubera bava nge nubu mfite bene mama mfite bene data mfite ba mama mbese mfite byose kuko mbafite ali nkubwiza ukuri ntago nahangayika ngo urana rukundo gaze yagushiranaga ukamara n'icumweru warabuze ubwira umuvandimwe wakubwira ati wimpamagara rekenze cyangwa retranti zitaragera ariko ubu nyine uvugana n'umuntu agahita akubwira ati Mana we urahangayitse amakara akamakugura gaze ni ukuri ko Imana yo mu ijuru mwa bantu mwe Imana nsenga buri munsi njya nsenga sinshobora kubibagirwa mu isengesho ryanjye ujye wicara utekane uvuge ngo ufite ALINE hano wo kumamo 250 ushinzwe kugusengera njya mbasengera nkavuga amazina nkumva bumwe yabaye menshi nkahita mvuga ati Mana n'abandi bose ubagirire neza nkahera ku muntu ufata umwanya we kunyandikira gusa akambwira ngo ndagukunda nkunda ibyo ukora nkajya ku muntu ujye umpamagara nkajya ku muntu ujye unyohereza amagifti utuduparufe mwumvise habe n'ubu nuko ari mu kiganiro mwo kumvise impumuro iri hano ko turahumura neza cyane mukongera tukabona message ngo you have received cyane ire message siryo hakurusha ya propaganda rekana n'ukuri kose ziziye rimwe nabanza gufungura you have received cyane you have received igira amavuta nka kwa kundi buri mu kibazo ushaka nk'umuntu wakubwira nk'ubutumwa buvuye ku Mana umuntu agahita guhanurira ibijyanye n'ibyo washaka kumva Yesu we ari ujya wumva umeze ute ayurabuke ujya wumva umeze ute iyo umuntu aguhanuriye ibyo washakaga kumva uzamumva usubije ni nka kwa kundi rero iyo tubonye you have received ni ukuri ko Imana yo mwishe Imana ibahumugisha ikintu sasa nabigiyeho kirusha ibindi guca bugufi muca bugufi bimwe biteye ubwoba mudutera imbaraga zo gukora mugaducira bugufi mukatuvugisha ntago tuba turi kuri level zanyu ariko ukumva ahubwo ni twege muri kuducira bugufi nk'aho tubarenzeho wapi ngo Mana we ngo ubuse ngo singukanguye twebwe tubahamagara tutitebwe ni saa 8 z'ijoro iwanyu hano oya ngewe hano Ndi diaspora sinza nsinzira 24/7 muzampamagara nanjye ningi ndikomeze
cyane nta telefone mama yompamagara mfite ibitotsi sinza mwitaba ndabeshe sinza kwitaba nza kubwira ati mama mfite ibitotsi tuzavugana ejo ariko diaspora baba we mana nyiribihe nsabiye umugisha kandi bano bantu ali nukuri ko Imana bano bantu nabigiyeho guca bugufi mbigiraho gufasha ngiye muri kamere yanjye nari nsanzwe ndi umuntu ugira impuhwe none abo bano bantu baziye mu buzima urabona hari ukuntu ugira impuhwe ukabura icyo utanga ariko bano bantu baziye mu buzima bwanjye byibuze simbura na gatoya ntanga yego ka kantu gato natangaga ubu nabonye kandi nongeraho mfite akantu ntanga kubera mwebwe ubu nyine umuntu baramubwira ati wambaye neza ni ukuri kose yari uzi ko twambaraga neza abantu ntibabibone cyane ariko kubera mwebwe mwadusize guhumura mudusiga kuri ubwo bwiza mufite cyane batwambitse n'ikindi cyubahiro cyane uri mu kugera hamwe mu birori ukabona urubashwe ko ufashwe neza ukamureba mu nzu yawe ukuntu ibintu bisa neza ugategura ibiryo bisa neza kubera mwebwe ntitukirya ibishimbo bizira inyanya ubu ni inyama zirimo sosi tomate na sorwatomo ubu ndazitahanye ni ukuri Aline yahashe imifuka iruzuye hano inzu yarayinuka indagara ako mana abapangani nabo banutse inzu y'abandi ni bitangaza inzu yose yarayinuka indagara ariko nyine Aline icyo nakubwira ni karibu iwacu ni amahoro iwacu haragendwa mwarakoze cyane kuncumbikira ndabashimye byimazeyo muri umuryango w'indashikirwa mugira urukundo muzi kwakira abantu icyo kintu ndagisinye size ngisinye icya gatatu natwe aho muzadukenera hose aho muzabona hashoboka ko twobafasha anytime tuzobafasha tuzishima cyane natwe tubakiriye mu ngo zabo erega kukwakira ni ukwiteganyiriza kandi ubwire Sara ngo yagaburiye abakozi b'Imana ataza abagaburiye baramubwira ati kubera ukuntu mutwakiriye umwaka utaha nk'iki gihe Sara azaba afite umwana w'umuhungu arabiseka nanjye rero kuba nakwakiriye ngende bakure ndavuga ati Aline kuba byonyine yantekeje akavuga ati reka ziwanjye nuko hari ikintu yambonyemo yabuze ahandi reka nanjye mwakire mwishimire ndabizi neza ko kukwakira hano byampuza n'abakomeye cyane icyo cyangwa nawe ubwawe kuza hano umuntu yakwavuga ati Aline yaciye bugufi ajya kwa Aline mugenzi we wo mu Rwanda mukamenyana gutyo ni ukuri Aline ndagushimiye Imana iguhe umugisha kandi ndagushimiye ko waretse nkaza nkareba ganza kwa muganga abantu bubu nyine babaye babi tibakivuga umwana ga niba agwaye ntibavuzega ngo umwana se ngo murekaze se ngo nawe ngirira umwana nabi ni ukuri ndagushimiye ko wangiriye icizere kandi nanjye nshima n'Imana ko Imana itadukojeje isoni muri biriya bitaro tugataha tumeze neza turi bazima ubu nyine ganza kandi ry'umutsima nanje namara ari ku gisombe kwizina ryawe ni ukuri rwose Mana yabyibushe amaze kwiyongera ibiro ntashobora kuvugira hano nzabereka amafoto arasa nka Yesu arasa nk'umwana w'Imana arasa nka marayika arasa nka Gaburiyeli arasa ameze neza Imana ihabwa icubahiro ni ukuri Imana ishimwe kubw'ibyo yakoze rero Aline uratashe mama uzandamukirize Queen tuzamuha isalamu uramutse bari abanyamakuru bose bo muri Kenya ubabwiye ngo turabatahije cyane cyane ukumbuye nde umuntu nkumbuye cyane kumbuye Rugenza cyane kandi ndabizi ko atari witeguye ko mvuga umbuye Rugenza pe Rugenza ndamukunda buriya mu bantu babaho kwisi nkunda Rugenza afashe umwanya wa mbere arakundwa muri iki gihugu uzukuntu abantu bamumbajije benshi bene na chance ni benshi sinabavuga rero uzansuburize Rugenza umubwenge isamu nyinshi n'abandi banyamakuru bose ubaramutse ubabwire ngo ndabaramukije ikindi kandi nugera Nyabugogo umpamagare ngure ka kantu unshirira nyamashashi harakanumwoherereza mbuvugiye kuri kamera rero ndagushimiye Aline ibiganiro byacu nakagaruka abantu bo muri Kenya uzabaye isalamu nyinshi nabo ba diaspora ugumu bansuhurize ubabwire ngo nyabona nkenegura n'amaboko
y'abantu bakomeye cyane. rero gira ijambo ubwira abantu bari badukurikiye muri uyu mwanya ubundi dusoza. Ndabashimiye cyane abantu bakomeje kudukurikirana turi na hano twakomeje gukorana ibiganiro n'impamvu 250 mwarakoze cyane nakomeza kudukurikira muri ubu buzima Imana ikomeze baduhera umugisha mwinshi cyane muraba agaciro nimujye mwumva tubivuga gutya nta kindi kintu tuba tugambije byaratunyuze byatubereye ibintu mu buzima iyo umuntu abona ikintu gishasha nyine kimubera gisha nyine niyo mpamvu mwumva dukomeza kubisubiramo inshuro nyinshi so muzakomeze kutuba hafi natwe tuzakomeza kubaho ibyiza mujye mutugira inama aho twatakaye natwe tuzatubumvira nk'inshuti zacu so Imana ibaho umugisha ndabashimiye cyane ngesuye muri Kenya ibindi tuzakomeza kubivugira hakurya so Imana ibaho umugisha rero. Yego ndagushimiye cyane ku mwanya wawe n'ubwitange bwawe n'abantu bose badukurikiye turabashimiye Imana ibarinde bye bye ugire umuhanda mwiza. Asante.